Bene data bavandimwe ndabasuhuza itorero Betesida, ubuntu bw'Imana n'amahoro ya Yesu Kristo abane namwe. Kuko mubizi twagumye kugira impinduka z'amateraniro kugeza n'ubu ntabwo twemerewe guterana, ariko rero ndashatse kugiraho umurongo wo kuzoza tuteraniramo tuganira ijambo ry'Imana n'indirimbo n'ibindi bikorwa byose by'itorero. Muri kino gitondo nshatse ko tuganira namwe ijambo ry'Imana ryanditswe hano mu buhanuzi bwa Yeremiya 15 umurongo wa 19 n'amagambo magufi. Ejo tuzakomeza inyigisho zacu. Haravuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ati nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanje, kandi bishimwa nubivana mu bigawa uzaba kakanwa kanje. Reka tuganire iri jambo rivuga ngo igitambo Imana yishimira. Kandi ndagusaba ngo Imana ikwishimire muri kino gitondo, ubi igitambo Imana yishimira. Amagambo abiri gusa havuze ngo nugaruka naje nzakugarura. Umva uko Imana izikora. Imana ntizifata ku mbaraga, ariko Imana iriteguye kukwakira ugarutse. Imana ntabwo igukoresha udashaka kuko ukora. Imana ikoresha umuntu ushaka gukora. Nugaruka Imana irakugarura. Cya kabiri, ibishimwa nubikura mu bigawa uraba akanwa k'Imana, umugisha ukomeye. Imana irashaka kuko uba akanwa k'Imana. Igitambo Imana yishimira ni umutima umenetse, mu yandi magambo umutima uhumanutse, umutima utarimo ibyaha, umutima utuzuyemo ibintu bibi, umutima uciye bugufi. Ijambo rya kabiri ni umutima ushenjaguriwe ijambo ry'Imana, umutima wishimiye ijambo ry'Imana. Umutima wawe niho harimo igitambo Imana izayishimira. Mu mutima wawe niho Imana ituye, umutima wawe niho Imana izireba, umutima wawe niho Imana ikeneye. Muri kino gitondo Imana iragukeneye, Imana ikeneye umutima wawe, Imana iragushaka. Muri uyu munsi wa none ndagushishikariza, ndaguhamagara kugira ngo ube igitambo Imana yishimira. Ubuntu n'amahoro bubane namwe mu izina rya Yesu. Amen.